Waba wicara ukibaza uti kubera iki ntekereza kuri uyu muntu cyane? Ntubyibanga yuko uwo muntu nawe ashobora kuba yicara akagutekerezaho nk'uko nawe bikuriho? Ese ibi bintu wabyemera? Ndashaka kugira ngo nkwereke ibimenyetso 10 gusa bikugaragariza yuko nubwo bwose umutekerezaho cyane, nawe arimo ararwana intambara nk'iyo yawe, ari kugutekerezaho cyane kandi agufitiye amarangamutima ari hejuru cyane. Ndashaka kugira ngo nkubwire nti burya iyo hari urukundo rwaje hagati yanyu mwembi, abantu babiri uzasanga muri makeya bafite ikintu bahurijeho, aricyo iyo muganira cyangwa se iyo ubona yuko mwatangiye gushakirana umwanya hagati yanyu mwembi. Iyi ni level ya mbere cyangwa se baby step igaragara iyo watangiye kwiyumvamo mugenzi wawe. Reka nkwereke rero ibi bintu 10 muri makeya biraza kugufasha guhita uvumbura yuko mwembi muri makeya murimo murarwana intambara imwe kugira ngo mutsinde, kugira ngo mumenye yuko ibintu biri tayari hagati yanyu mwembi. Dore ikintu cya mbere rero, niba wicara ukareba yuko uyu muntu muri makeya ahora kwitegereza cyangwa se amaso ye ashakisha aho uherereye, iyi ni step ya mbere muri makeya ikwereka yuko ibintu bimurimo. Uzasanga iyo muhuje ayo maso cyangwa se iyo yiyibye akakurunguruka aho uri, akenshi biherekezanwa n'inseko idasanzwe, ya yindi iri soft, ya yindi muri makeya akubona akumva yuko ntago yaseka cya gitwenge kirekire cyane, cya kindi aba ari yicaye mu nshuti cyangwa se mu bavandimwe be, ahubwo azaguhereza ya nseko muri makeya isa nkaho igukurura. Icyo ni ikintu cya mbere. Niba murebana mwembi mukashaka guseka, ni ikintu muri makeya kikwereka yuko hari ikintu kiri hagati yanyu mwembi. Ikintu hano cya kabiri, uzasanga ari ibintu biri easy cyane kuba iyo muri kumwe cyangwa se muhuye, ni ibintu biri naturel, muzasanga muhora museka. Ibintu bishobora kuba nta n'ikintu muri makeya kibaye gituma waseka cyangwa se ikintu kiri funny, ubona yuko bita making a sense. So ni ibintu biri naturel muri nature yacu. Iyo utangiye kubona mugenzi wawe mugatangira guseka for no reason, iki ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko nubwo uri guseka, nubwo wumvishije ibyo bintu bivuye muri wowe bitumye useka for no reason, nawe akabona arasetse, ni ikimenyetso kikwereka yuko mwembi mufitanye amaranga mu mutima. Ikintu ahangaha icya gatatu, iyo ubona yuko ikiganiro cyanyu hagati yanyu mwembi kiza kigasuma nka ya soko y'amazi, ibintu biri naturel, ugasanga muri make iyo muganiriye usanga ari ibintu muhuje byinshi cyane, mushobora kwicara mukaganira ku kintu muri makeya udashaka kuganira n'abajama bawe cyangwa se ibintu biza biri naturel. So conversation yanyu kabisa ni ikintu usanga kiri mudaforcinga kugira ngo happening. So iyo ubona iyo connection iri hagati yanyu mwembi, ni kikwerurira yuko muri makeya you guys you belong to each other. Mwaganira kuri buri kantu kose gashoboka, kandi ako kantu ugasanga muri makeya gatumye ikiganiro cyanyu kirambuka cyangwa se gikomeza kikaba interesse, ukumva yuko mudashobora no gutandukana. Niyo mpamvu usanga akenshi abantu barara n'amajoro ukagiza saa 8 saa 9 z'ijoro muri kuri telefone muganira. So icyo ni ikintu kikuhamiriza yuko uyu muntu muri makeya 100% mufite aho muganisha mwembi kandi heza cyane. Ikintu cya kane ahangaha, uzasanga mwembi mudashobora kuburirana umwanya no matter what. Ushobora kuba uri mu kazi, ushobora kuba uri ku ishuri, ushobora kuba uri umuntu uri busy cyane. Iki ni ikintu udashobora gusanga kitambitse hagati yanyu mwembi. Muri makeya uzasanga mwembi mushakirana umwanya uhagije no matter what. Niyo haba hari ikintu kitambitse, toujours uzashakira mugenzi wawe umwanya during the day cyangwa se ijoro
no matter what time uzasanga ari tayari akurindiriye, yaba ari ku ruhande rw'umusore cyangwa se ku ruhande rw'umukobwa, uzasanga toujours hari availability y'uwo mugenzi wawe yakuteganyirije kugira ngo muri makeya abone uburyo muganira. So iki rero ni ikintu cyiza cyane ukwiye gupengaho attention niba aguhereza umwanya, ni ukuvuga yuko mwembi mufitanye amasezerano muri makeya muzageza kure cyane. Ikintu cya gatanu ahangaha uzasanga utuntu dutoya cyane muri makeya tutibagiranwa hagati yanyu mwembi. Ushobora kuba muri makeya hari ibintu ushobora kuba warabwiye mugenzi wawe bikamwubaka cyane, akabifata nk'ikintu gikomeye cyane mu buzima bwe. So byaba ari story ushobora kuba waramubwiye, bishobora kuba ari ibintu ushobora kuba udakunda, utuntu dutoya gusa muri makeya waramubwiye tukwerekeyeho, uyu mugenzi wawe ntashobora kutwibagirwa. Akenshi muri bya biganiro nababwiraga bifata amasaha n'amasaha, usanga ari byo bintu bigenda bigarukwaho, akakubaza ibibazo byinshi cyane ati kubera iki udakunda iki kintu, donc kubera iki iriya date iri très important kuri wowe. Niyo ya deep conversation nababwiraga mbere ku kibazo twavuzeho haruguru aho ngaho. Ahangaha niho ugenda ubibonera kuko arabikugarurira. Niyo mpamvu ubona bifata amezi n'amezi muganira ariko ikiganiro cyanyu ntikibe dry, kubera yuko yibuka ibintu biri très important kuri wowe, ibintu bigufitiye akamaro, kandi muri makeya akabikugarura kenshi gashoboka kugira ngo akwereke ati you belong to me. Ikintu cya gatandatu ahangaha uzasanga hari ibintu byinshi cyane muhurijeho. Urugero, niba ukunda iki kintu runaka, uzasanga mugenzi wawe nawe yatangiye gukunda icyo kintu muri makeya bitewe nuko yakwiyumvishijemo, donc arashaka kuba nk'umutwini wawe. Uzasanga uburyo ukina cyangwa se imikino ukunda mugenzi wawe atangiye kubyiyumvamo. Niba hari akantu usomaho ugasanga mugenzi wawe nawe atangiye kuba yakunda icyo kintu. So iyo urukundo rwatangiye kwinjira 100%, uzasanga mugenzi wawe atangiye kwigana cyangwa se gukora ibintu bishobora kuba bimeze nk'ibyo nawe ukunda gukora. So iki ni ikintu rero ukwiye kwitegereza. Niba ubona kwigana, ukunda kwambara ibintu bimeze gutya, natangiye gukunda kujyanisha hamwe nawe, ukunda ikintu ibiryo runaka, mugenzi wawe atangiye gukunda ibyo bintu, ugiye kodaringa ibiryo, urabona mugenzi wawe natangiye gufata ibintu bisa n'ibyawe. Rimwe na rimwe niyo mwatangira gusangira, uzabona atangiye gusipinga ku bintu byawe cyangwa se gukora mu turyo twawe. Iki ni ikintu muri makeya kibaho, ari ibintu ubona biri naturel kubera yuko mwembi mutangiye kwiyumvanamo cyangwa se ibintu ni bimwe, donc muri kuba nk'abatwini. Reka tusimbukire ku kintu cya karindwi ahangaha. Niba uzi neza uyu muntu mumaranye n'igihe cyangwa se urabona yuko mumaje kwiyumvanamo 100%, niba hari akantu k'agatotsi cyangwa se akantu katagenda neza kuri mugenzi wawe, you can feel it, donc urabibona yuko abangamiwe cyangwa se hari ikintu kitagenda. So no kuvuga yuko niba hari akantu gatoya katokoje cyangwa se akantu gatoya kamubangamiye, ibi bintu uzahita ubibona ako kanya. Nubwo bwose yakubwira ati I'm fine, nta kibazo mfite, uzabona yuko muri makeya hari ikintu kitagenda. Icyo nicyo kikwerurira yuko muri makeya adashaka guhisha ikintu na kimwe kubera yuko umuzi imbere n'inyuma. So iyo hari ikintu kitagenda, uzaba uwa mbere gutera intambwe kugira ngo umenye yuko something is wrong, kandi urahonga kugira ngo urwane icyo kintu, kugira ngo asubire ku murongo, kugira ngo musubire muri ya mood ya. Icyo rero ni ikintu kidasanzwe, ni power idasanzwe iyo abantu bafite ikintu cya rukuruzi hagati y'umwe ku wundi, muhita mubona yuko hari ikintu kitagenda. Reka tunyarukire ku kintu cya 8 ahangaha.
Niba hari ikintu cyitonderwa ahangaha, iyo watangiye kubona yuko mwembi ibintu bibarimo, ugerageza kwitwararika uko ushoboye kose kugira ngo utaza kubangamira mugenzi wawe, utaza gutuma amarangamutima ye asubira irudubi. Ahangaha muri make amagambo yawe cyangwa se ibikorwa byawe urabyitwararikamo gahoro gahoro kugira ngo utaza gukoma pungasire cyangwa se utaza gutuma hazamo agatotsi kabi cyane. So uritwararika uko ushoboye kose kugira ngo umekinge sure yuko mugenzi wawe ataza kubigwamo, utaza kumubona babaye, utaza kubona muri makeya yiyumva nabi muri uwo mubano wawe. Iki rero ni ikintu uzasanga kiri hagati yanyu mwembi kuko muritwararika kugira ngo mudasitazanya. Yes, ikintu niba ukibona muri relationship yawe, please nyandikire ijambo yes. Niba ubona yuko kwitwararikaho uko ashoboye kose ndetse nawe ukamwitwararikaho kuko udashaka kugira ngo umubone ababaye. Buryo umuntu uzatumurira mon cher, umuntu uzatumurara amajoro ako kantu ntabwo kaba kacengeyemo 100%. Uyu we azuhira amakinga sure yuko feelings zawe ziba protege, nta mpamvu yo kugira ngo akubone ubabaye cyangwa se urira. Reka tunyarukire ku kintu cya 9 ahangaha. Amarangamutima ari hagati yanyu mwembi atandukanye n'uburyo mubona abandi bantu aho hanze, sibyo? Iki ni ikintu ukwiye kwicara uko-observa muri uwo mubano wanyu, uburyo kwitegereza ayo maso, uburyo ayatereka ari kukureba, chemistry iri hagati yanyu mwembi, akantu k'ubwoba ubona uvuga cyangwa se umukoraho ukabona asheshe umeza, uburyo ubona iyo umwegereye cyangwa se iyo umuvugishije uburyo aba ari excité. Icyo ni ikintu muri makeya uzatandukanya 100% n'uburyo uyu muntu yitwararika muri societe cyangwa se mu nshuti ze. Uburyo abareba cyangwa se uburyo bavugisha biri totalement différent n'uburyo akuvugisha. So afite ikintu kiri special aguhereza gitandukanye n'uburyo agihereza abandi bantu muri iyi si. Aho niho uzamenyera itandukaniro. Aho uvuga ukabona muri makeya ijwi rye rihise rihinduka, aho uvuga ukabona amatama ye atangiye guhindura agasura, aho uvuga ukabona muri makeya ubwoba ijwi riragiye neza rirahindutse cyangwa se abuze n'amagambo avuga bitewe nuko afite cya kintu cy'urukundo agufitiye kuri wowe. So pay attention cyane uburyo yitwararika kuri wowe ubigereranyije n'abandi bantu bari iruhande. Nyemerera dusoze kuri iki kintu cya 10 aricyo gikomeye cyane. Ese waba ubona yuko uyu muntu eforo ashyira muri uwo mubano nawe ariyo ushyiramo? Niba umbwiye yego, that's it. No kuvuga yuko urukundo ruri hagati yanyu 100%. Ntago muri wowe wari wanatekereza n'umunsi n'umwe kwicara ucesinge uyu muntu cyangwa se ubeginge musaba reba uburyo niyumva, reba uburyo meze. No, ntago muri makeya wicara wibaza uti ese mpagaze hehe muri uyu mubano. Muri makeya urabizi 100% yuko mwembi murimo murashyiramo agatege kamwe. Mwembi muzasanga muri makeya muri aho ngaho kandi muganira mwerekana yuko mwitanaho 100%. Ikindi eforo ya buri kintu cyose mukora uzasanga ari ikintu kiri muri rusange hagati yanyu mwembi, so kuvuga ko bizakorwa n'umuntu umwe. Ibi rero ni ibimenyetso muri makeya simusiga bikwereka yuko hari urukundo 100%. Niba rero ubonye ibi bimenyetso 10 nkubwiye ku mpande zombi, nikikuvaniyeho rwa rujijo yuko wibazaga ese arankunda, ni ukuvuga yuko niba ubonye ibimenyetso hafi ya byose ahangaha nikiguhamiriza yuko muri makeya urukundo ruri hagati yanyu 100%.
urukundo nyarukundo ntago rugaragarira gusa mu magambo, ahubwo urubona akenshi mu bikorwa, attention aguhereza, uburyo ari proud yawe. Ibi byose muri makeya ni ibiguhamiriza yuko ari umuntu wawe so niyo mpamvu utakwiye kwibaza ibintu byinshi cyane. Nizere yuko muri makeya ntujije umutima wawe mu gitereko, kubera yuko bya bitekerezo wari ufite kwa kuba ushidikanya buri munsi, nizere yuko bihagaze kano kanya, kuko uwo muntu utekerezaho yuko ashaka kuba agufitiye amarangamutima urabyiboneye 100% yuko ari kumwe hamwe nawe 5/5, kubera ibyo bimenyetso byose nkweretse. Be honest, mbyiza ukuri udaciye iruhande. Ni ibihe bimenyetso muri makeya uwo muntu wawe arimo arakwereka? Wanyandikira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muri makeya nkamenya aho uhagaze. Niba kandi ufite gushidikanya, nyandikira ikibazo ushobora kuba uri guhura nacyo, ndi hano muri comment ndaza gusubiza ikibazo cyawe. Turi kumwe rero muri video y'ubutaha. Ciao, mwari kumwe nanjye Natasha Kiza.